Umuryango w'abagore bafite ubumuga uharanira ubuzima bwiza n'iterambere ry'abagore n'abakobwa bafite ubumuga OWDHD wagiranye ibiganiro n'inzego zitandukanye zifite aho zihuriye no gutanga serivisi z'imari ku bijyanye n'imikoranire no kudaheza abagore n'abakobwa bafite ubumuga kuri izi serivisi z'imari. Bamwe mu bagore n'abakobwa bafite ubumuga bavuga ko bakigorwa no kubona serivisi z'imari, aho usanga kubera ubumuga bafite bibagora cyane kugera kuri izo serivisi. Bakaba basaba ko bakwitabwaho uko bikwiye kuko nabo bakeneye kugendana n'abandi mu iterambere. Honorine Tuyishimire uri mu ihuriro ry'umuryango w'abantu bafite ubumuga bw'ubugufi bukabije mu Rwanda avuga ko imbogamizi kuri izi serivisi bakihura nazo, akaba asaba ko hari icyakorwa. Rimwe na rimwe ugasanga n'igihe mfitemo n'umwana ufite ubumuga, niba ari umubyeyi ufite umwana ufite ubumuga biramusaba kumuba hafi kenshi, bigatuma umwanya uba mutoya wo gukurikirana ya bizinesi ye. Nkaba nifuza ko bibaye bishoboka ibigo by'imari byatekereza ku kintu cyo kugabanya interest rate kuri ba bantu bafite ubumuga kugira ngo natwe bitworohereze mu iterambere z'imari. Hanyuma ikindi cya kabiri, hari amahirwe agiye atandukanye agaragara mu bigo by'imari ariko ugasanga abantu bafite ubumuga ntitubasha kuyamenya. Nifuzaga ko habaho uburyo bwa dissemination iri inclusive ku buryo umuntu wese ashobora kumenya ayo makuru ahari, akamenya ngo nimba hari ahantu hari aho bari kwita ku muntu ufite ubumuga hari inguzanyo ishobora kumworohereza, amenye ngo nayisanga hehe, ese nashobora kuyibona mu buhe buryo, kuko nko mu kiganiro kibereye hano ibyo umuntu wari uvuye muri BRD avuze bigaragaye ko hari amahirwe. Uwineza Chance ushinzwe ishyirwa mu bikorwa ry'umushinga iri mu muryango OWDHD avuga ko uruhare mu gushyigikira abagore n'abakobwa bafite ubumuga rukenewe by'umwihariko mu kubaha amahirwe ku bijyanye no kubona serivisi z'imari. Nyuma y'ibiganiro twaganiriye n'inzego zibishinzwe, twari kumwe na BERD, turi kumwe na Minecofin, turi kumwe na Mifota. Abo bose baduhaye icyizere yuko bagiye gukora ubuvugizi, izo polisi zihari zigashyirwa mu bikorwa ndetse n'izindi gapu zihari zikazashakirwa ibisubizo kugira ngo n'aba bagore nabo babashe kugira iterambere risesuye muri iki gihugu. Kanyamfura Marie Rose umuyobozi w'umuryango w'abagore bafite ubumuga uharanira ubuzima bwiza n'iterambere ry'abagore n'abakobwa bafite ubumuga OWDHD avuga ko ibiganiro nk'ibi biba bigamije gutuma abagore n'abakobwa bafite ubumuga badahezwa kuri serivisi z'imari, aho asaba abatanga izi serivisi barimo n'amabanki kujya bazirikana abagore n'abakobwa bafite ubumuga. Icyo dusaba ni uko amabanki yakorohereza abagore n'abakobwa bafite ubumuga kugira ngo babone izo nguzanyo nta mbogamizi, cyane cyane bakagabanya izo ngwate ndetse bishoboka niyo 20% bakaba bayigabanya muri product bategura bakazabyitaho, noneho na taux d'intérêt cyangwa se inyungu nayo bakayigabanya, kuko twabonye ko umugore ufite ubumuga iyo abonye inguzanyo hari ibintu byinshi akoresha, dépense nyinshi ziri extra akoresha gusumba wa wundi udafite ubumuga. Ubwo rero ibyo nibyo twabasabye, nabo batubwiye ko bagiye kubitekerezaho, bagiye kubiganiraho. Ishimwe Gasaro Darlene ni umukozi wa banki y'amajyambere y'u Rwanda BRD avuga ko nk'iyi banki mu byo bashyize imbere harimo no gufasha ibyiciro by'abantu bihariye barimo abagore n'abakobwa bafite ubumuga, aho avuga ko hari amafaranga agomba gutangwa ngo iki cyiciro cy'abagore n'abakobwa bafite ubumuga nacyo cyitabweho. Bimwe mu byiciro twibandaho cyane cyangwa dushaka guteza imbere tutagize abo duheza, harimo abagore, harimo abafite ubumuga, harimo impunzi cyangwa abandi bantu baba barabaye displaced. Ni muri urwo rwego rero imwe mu mishinga cyangwa ama products tugenda dukora harimo na kataza dushyiramo by'umwihariko amafaranga cyangwa indicators zigenda zitagetinga abo bantu cyangwa ibyo byiciro byihariye. Urugero muri kataza hari pourcentage. Kataza ubwayo ni umushinga waje kugira ngo uteze imbere urubyiruko, abagore
n'abakobwa bakiri batoya hagati y'imyaka 18 na 35 n'ibyo byiciro byihariye. Rero hari amafaranga amwe namwe tugenda kuko BERD tutaba dushobora kugera ku gihugu hose ko nta mashami tugiye dufite, twagiye dukorana na banki ziri commerciale cyangwa microfinance n'amasako. Nkuko tubizi twagize amasako agenda ahurizwa ku turere disako kugira ngo tubashe kugera ku baturage benshi mu buryo bworoshye. Umuryango w'abagore bafite ubumuga uharanira ubuzima bwiza n'iterambere ry'abagore n'abakobwa bafite ubumuga OWDHD urateganya gukora n'ibindi bikorwa bifasha abagore n'abakobwa bafite ubumuga kugera ku iterambere, aho hari imishinga n'amahirwe menshi agomba kubageraho kugira ngo nabo biteze imbere. Gacinya Regina, i Kigali.